gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga. Mwese mutungane
kugira ngo duterane twishimire, kugira ngo tubone umugisha. Haleluya, kuko nta mugisha Amen. Mereka terlibat ini bermunani, ini betul-betul bersama. Yesus, pura juga. Oh
y'abana bacu n'imoro nziza igejeyo muramutse iteraniro n'abana bose abana mwese turamukanye abana mwese rimwe kabiri gatatu amen. Imana irahumugisha mu izina rya Yesu. Turi kumwe na korali Umucyo namwe dusoza iteraniro. Gosheni namwe muramutse iteraniro rimwe kabiri gatatu haleluya amen. Imana irahumugisha turi kumwe n'inama mpuzabikorwa abadiyakoni n'abari mu mapore mwese ikaze kandi hejuru turamukane rya Yesu rimwe kabiri gatatu haleluya amen. Imana ibahumugisha turi kumwe nanone n'abakristo b'itorero rya Kibagabaga namwe mugeje turamukanye rimwe kabiri gatatu amen. Imana ibahumugisha mu izina rya Yesu. Turi kumwe na mwarimu Gaspari nawe nageje turamukanye amen. Koze Imana ibahumugisha turi kumwe n'abashyitsi batandukanye n'abatumana iminsi duterana batatuzanira ibyangombwa b'inshuti zacu abaje umunsi ari ubwa mbere hari n'abandi twifuje kubakira turabasaba muhaguruke kugira ngo turamukanye kandi mubatinye guhaguruka iyo mwaje mu isubizo ry'amasengesho abera basenze babasaba Imana rimwe kabiri gatatu mudusuhuze amen. Imana irahumugisha mu izina rya Yesu. Turi kumwe n'umushumba Matabaro James kugira ngo nawe y'ijoro arasubize amen. Imana irahumugisha yabaye ahangaha bari ahangaha ari bashya ariko yabaye hano kuri no torero asigaye ari umushumba wa paruwasi ya Rugerero ariya Uburengerazuba ibindi araza kubyivugira. Twishimiye kubakira. Imana ibahumugisha. Ndagira ngo twese hamwe duhaguruke twakirane inyandimukazi yacu rimwe kabiri gatatu urakaza neza bene data. Imana ibahumugisha hamwe natwe turabishimiye kandi turabakunda amen. Murakoze cyane. Imana yatanze ubwenge uyu munsi nzi ko mwese muza nta gapfukamunwa mwambaye kubera itangazo nabonye sinzi ko nabyumvise ariko ibyiza ni ibingibi mwakoze. Ibyiza ni ibingibi mwakoze kuko ibintu bishya biravuga. Twatinze kumenyera ukambara ariko tumaze tukamenyera ubu umuntu aragasiga ukagira ngo ntacyo yambaye ariko kahindutse mu rwego. Nari nzi rero yuko ahagahise haza akambaye siko ibwiriza bivuga yuko ahateranira abantu benshi twabisobanura gute twabigenza gute ariko bizajya bigenda bisobanuka neza ibintu mwakoze byo mukazana. Imana ibahumugisha. Bakiragira ngo mureke kuko mwagerageje rwose mwagerageje. Imana ibahumugisha. Reka twakirane dusaba abaririmbyi kuririmbira Imana
impumuro nziza muririmbe indirimbo ebyiri gukora siporo hanyuma umucyo hariho imwe mwana w'umugisha murakoze.
murakoze Imana ibamugisha. Reka tugere mu mwanya wo kumva bashima Imana. Umuryango wariyo mugabo wifuje gushima Imana, asoje gushima Imana turaza gutanga amaturo y'ishimwe. Tugiye kugera mu mwanya wo gushima Imana kandi twese twahutse dusenga Imana. Dusabe Mama Nicole tambuke imbere mu mwanya wo gushima Imana. Mwese muhagurutse asengera n'abana bajye mu nyigisho zabo. Mana mu izina rya Yesu turagushimiye, uhimbazwe bidatuma twese mwiza, umurimo wakoze Uwiteka tuwukusanyirije hamwe tuguha igitambo cy'ishimwe. Iki gitondo wagize neza ko waduhaye guterana kwera. Muri iri teraniro ntukamwe amashimwe rero abaterane. Muri iri teraniro Uwiteka imitima yacu iguwe
mana yacu. Reka dukomere Imana amashyi. Imana yatanze uriya mwana, buriya natwe itorero yaratunguye. Imana yishimwe cyane. Tugiye gukora umurimo w'Imana wo gutanga amaturo y'ishimwe. Korali Umucyo uririmba indirimbo, natwe dutanga amaturo y'ishimwe.
ngo uduhaze turateze ngo uduhaze kandi tugushimira ibyatubayeho muri ino nzira yawe tukuragije n'ibiri imbere ni mu izina rya Yesu Kristo wabambwe amazi n'amaraso nishimiye kongera kubabona nyuma y'ibisi tumaze gutandukanye. Imana yaturinze yakoze ibyo yadusezeranyije kuzabana natwe, ariko dufite bimwe byo kwishima. Ihabwa icyubahiro. Ndagira ngo mureke kuyicomeka muhe n'imikorofone mwigire gufi hano, ndabikoresha byombi, iyo ndirimbiraho n'iyo turangiraho. Ndafitiye intashyo z'amada, ndagira ngo zibahe muzakire. Turazakiriye mu izina rya Yesu. Hari gahunda nari ndimo muri uyu mujyi hatariya ku Kicukiro yatumye ntazana izirezi n'ubwiso. Bwana Yesu asifiwe.
reka mfashe aba hanyuma tuganire ijambo ry'Imana. Kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Nikomeze urutare n'abahandi n'umusenyi n'abahandi ungamana arasuye amaze zeranoye naho naho
dusome ijambo ry'Imana tuganire umwanya mutoya. Haleluya. Turambure Bibiliya zacu dusome ijambo ry'Imana. Dusome urwandiko Paul yandikiye Abikorino ibice urwandiko rwa mbere igice cya 9 umurongo wa 20 tugeze ku 26. Ndabona kibazo abantu benshi Bibiliya bari kumvisha. Haleluya. Biragoye ko umuntu udasomera Bibiliya mu rusengero yasoma mu rugo. Biragoye. Byoroshye ko umuntu yasoma mu rusengero ntayisoma mu rugo, ariko ntibishoboka ko uyisoma mu rugo yayo kwisoma mu rusengero. Ni Abakorinto wa mbere Pawulo yandika kuri igice cya 9 umurongo wa 24 tugeze ku 26. Aravuga ngo ntimuzi yuko mu birori abasiganwa biruka ari bangahe, ariko ugororerwa akaba namwe bari kumwiruka kugira ngo mugororerwe. Umuntu wese urushanwa yirinda muri byose. Abandi bageze kugira ngo bahabwe ikamba ryangirika, naho twebwe tubwirenzereza duti kugira ngo duhabwe ibitangirika. Nubwo nanjye ndiruka, ariko sigo utazi aho ajya. Kubitana ibipfusi ariko sikurusha. Amen. Nari bakumbuye numvaga nari maze igihe nifuza kuzabaramutsa. Nabivugaye na pasiteri umushumba wacu kera bitari cyane, ariko ntaramenya igihe bizashirwa mu bikorwa, cyangwa n'umushumba Paul twavuganye kera, nubwo twavuganye bitari kera cyane, kugira ngo ntagaragara aho ukwiye guhagarara, ariko nari bifite ku mutima. Haleluya. Turaganira gusiganwa. Naramuke. Turaganira. Turaganira gusiganwa. Iyo turirimba ngo twebwe abasiganirwa aho dutegekwa. Twiteguye ururembo tuzana. Paulo yavuze amagambo atandukanye yandika tuvuye gusoma, yarimo agarura Abakorinto ku murongo abakura mu bintu bari bafitemo kwibazaho bitandukanye, ahubwo arababwira ngo nimukore umurimo wanyu mushinzwe kandi ndawubabwira nguyu. Arababwira ngo mwisiganwa, iyo abantu basiganwa biruka bose. Ubu abantu bose barimo bariruka, abantu bose twese turagiye mu ijuru. Umuntu wese mu mwanya we mubajije yakubwira ko ari mu rugendo rujya unagerageje kugira uwo ubwira ko ibyo arimo bishobora kuba atari mu nzira ntiyakwemerera, kuko abantu bose bisiganwa bagira gute, bariruka. Ariko biravuze ngo iyo birutse bose, nubwo bose biruka, hagororerwa umwe gusa. Amasiganwa yo mu isi ni ukwamera, biterwa n'isiganwa ryabaye. Iyo aragiruka ku maguru hagororerwa,
yarabakina umupira hagururirwa nanone itsinda rimwe. Bibiliya yavuze ngo aba bantu barushanwa birinda muri bingahe? Ejo bundi narimo nsoma amazi umukinnyi akwiye kunywa kugira ngo agire imbaraga zo gukomeza umubiri, n'ibiryo akwiye nsoma amakuru y'abakinnyi, ibintu bikomeye. Niga nkiri mutoya ahantu bita Buvira muri Kongo, nabanaga n'umutera amakofi hafi yo mu rugo, yajyaga amanika imifuka irimo igitaka akayitera amakofi yitoza kuruka. Ariko buri gihe ngo kwitoza ku by'umubiri bigira umumaro kuri we, sinzi ko akiriho. Ngo no kwitoza kubaha Imana bigira umumaro mu buzima no mu buzaza. Haleluya. Naho nari ntuze uwo mugabo n'undi mugenzi we wabaga hafi, yajyaga anywa akajerekani ka litiro z'amazi 7 akazirangiza kuko yari isiba. Yobu ibice biri ku murongo wa mbere biravuga ngo iyo umuntu ari mu isi, umuntu wese wayijeho sans exception, ntawe usigara, umuntu wese uri nigeze ajya mwivuga ubutumwa na korali Gloria mu bibare umushumba arayizi, tuje i Nyanza muri Espagne hari 2005. Umunyeshuri umwe arabwiriza muri concert, aravuga ngo twese tuzanyuruzwa imbere y'intebe y'imanza ya Kristo. Twari hanze n'abanyeshuri na directeur yarahari. Uwo munyeshuri aravuga ati kandi na directeur azahanyura, bavuze ko azahanyura abanyeshuri bose bakoma amashyi. Ubwo nanjye rero bamuhaye ijambo adushimira n'abashyitsi baratwara, aravuga numvise bavuga ko nanjye uzagera imbere y'intebe y'imanza, mbona abanyeshuri bakoma amashyi, atari ko nabifuriza mwese kuzahanyura ishema n'isheja. Mumenye ko tukira mukibuga ndimo kiniyemo, kandi izo kwandi zanesheje zitwaye neza mu kibuga, kandi izo kwandi zanesheje zitwaye neza mu kibuga. Haleluya! Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Isiganwa ryo mu isi ryatangirira ahantu kenshi aho byatangiriye akaba ariho rigira rite isorero, ariko iry'iwacu Bwana Yesu asifiwe. Turihera ku musaraba tukarisoreza imbere y'Imana aho tuzabiteka ryose. Mu kinyagihumbi cya mbere, muri kinyagihumbi cya mbere biri kitubwira ngo Henoki yamaze imyaka 65 ntitubwire icyo yikoze, ariko ngo atangira kugenda naye, atangira kwitoza neza, ariruka ngo abantu baramuha bimanira gutwara umugezi yawe. Biriya yavuze ngo namwe mwiruke, namwe mugire gute. Abakecuru bari hano, nabonye muzehe winjiye yunamye ku nkoni hari abantu bakuze bari hano, abantu barengeje nk'imyaka 60-70. Biriya yavuze ngo mwiruke kibagabaga, ntimugende gahoro, ntimurebe inyuma, hebu kimbiyane. Ko mutavuze ngo amen. Goshe mwiruke, musingire ingorane zo guhamagara kuri Imana. Senhor Cristo Yesu. Dutegereje firimbi yanyu tukava mu kinga tukajya iwacu. Haleluya. Amen.
satani mu mitego ye ikomeye ajya atega abantu ni ukubavana mu kigo. Umurimo wa satani ni ugukura abantu mu kigo, kandi we yaje abantu kubera kutabimenya. Satani bibiri ivuga ngo ajya yigira marayika w'umucyo. Bashobora kuzana igitekerezo, wari ubizi satani yazanye igitekerezo wakidevelope murafasha wacagura akababonye ikibuga agakinira umuntu akononekara. Abantu b'inaha bazi Kiswahili, ariko hari n'ibyo bivuga ngo siku ya jua kama ndivyo yalivyo, mpaka Roho aliponionyesha, shetani anavyojua kujigeuza kama malaika yule wa nuru. Usije kulimenya keretse nihishuriwe mwuka w'Imana ko satani yayigira malaika wo. Hari abagwana n'ibisiganwa mukaroti ryamunaniye akiri tangi, baramubwiye ngo vaha ugende ntimuhindukire mutaragera. Agiteye intambwe zibiri arahindukira. Bakristo bakibagabaga. Haleluya, murimo muranyumva? Ndiko mu wa kane w'amashuri abanza, hari inkuru nize yadufasha muri ibi jambo. Hari inkuru bambwiye, umwarimu yarambwiye ngo umugabo umwe yatwaye ihene ku isoko. Icyo gihe baratumvika, yari atwaye ihene ku isoko, hanyuma undi aramubona ngo agambirira kuyimwaka akoresheje uburiga, agambirira kuyimwambura akoresheje ubwenge bwiza, agambirira kuyitwara akoresheje ubuhanga butavugwa, ngo asigura urukweto rwe siraje nyinshi arusiga neza rurahenda. Anyura Ruhinga aje imbere ya wa muntu utwaye ihene ku isoko, ageze ahantu asiga ukuguru kumwe, yarashatse kumukura gusoma. Iyo satani akora bamwisiga nuko yabagira. Yule yavuze ngo namwe niruke musingi ingororano zo guhamagara kw'Imana ziri muri Kristo Yesu. Turashaka gufata Kristo dufate. Huko mbele kuna matunda ya uzima, huko mbele kuna matunda ya uzima. Itorero ntabwo ari ikindi kintu abantu bahuriraho. Ni itorero riragenda, itorero ni rizima. Haleluya. Itorero riri mu nzira ry'iwabo. Tunafanya mwendo kila siku, buri munsi turajya, buri munsi agera surupapuro rumwe imbere ye aritambukira aragenda. Wa muntu utwaye ihene araza ngo ahagere, arahagarara ararureba, aravuga ati rwari rwiza ariko ni ntacyo byamarira. Ararusiga, arakomeza, ageze imbere asanga wa mugabo yahashize urundi, yihisha mu gihuru ntiyabimenye. Ndabasengeye nanjye ndimo ngo tubashe gutahura imigambi ya satani. asanga yarushe ariko
ntiyabimenye bahagera ati iyo nduzana kare afata ya hene arayizirika atora rwa rukweto ajya kuzana icyo nyiri ushaka inkweto yashakaga yari nawe arayisitora yigenda ngo agaruke abura ibyo yari afite muri iri siganwa turimo hari abantu bamanitse igiciro gikomeye batora ibyo satani yateze twari turimo ni mu wa mbere wa primaire hashize imyaka 40 irengaho gatoya twari tuvuga ngo shetani akija sisi tupo tayari, shetani akija sisi tupo tayari, akileta magonjwa tumukanyage, shetani tumukanyage. Iyo ni indirimbo nabonye muri icyo gihe ngo satani naramucaje azasanga twiteguye ngo nazana ibintu bidakwiriye tubikana. turi mu isiganwa genda kugera iyo. Haleluya. Paul yaravuze ngo ntabwo twese tuzasinzira, ntabwo abantu bose bazashingurwa. Bakiri mu isi hari abasumva impamvu nivuga ujya kubyibuka, ujya bibuka ifata bikabatera ubwoba cyangwa mutishima. Oh, haleluya, 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 haleluya. Turi mu rugendo, ndi mu rugendo rw'umukiza, asiganirwa Yesayi, ndashaka kugera i Kanani ngo twimane yagomaye. Nimona ndenze wa musozi zaririmba ubuzima, nimara kwambuka uruzi zaririmba. Yesu azaza bamuruti umudamu muri Tanzania witwa Muhanga arengera avuga ngo tatazama vidonda vyangu, tatazama makovu yangu niloumizwa duniani na watu wa ulimwengu. Yesu ngwazareba birakomeretse ndi mu rugendo, ngwazareba ibikomere byanyu ibyo nakomerekejwe n'abantu bo muri iyi si, ariko mwihangane tuzakuka. Yemwe mwabushyo bw'Imana mwihangane ibihe muri wa Mungu uhoraho tuzabona hasigaye igihe gito intambara ikazashira, hasigaye igihe gito intambara ikazashira. Haleluya! Hari abantu bakinye neza muri isi, hari abasitari, muzi abasitari, hari abakinnyi bazwi bakomeye singira ngo muhe amazina yabo, ariko hari abantu bakinye umunyayi wawe niyo tuzaba mu ijuru rimwe. Ni ukuri kose hari igihe umuntu aba nabo tuzabana mu ijuru rimwe. Uzabona Kalebu na Yoshuwa n'izindi ntwari zambashikije, nakumbuye nakumbuye uwawe. Haleluya! Hari abantu basinziriye barekeye kujya kubwira Mana yanjye
ukumbuka unoananga wanze safari hari ababatirize uzitira ubwato bwabo ngo bagende ubabare ukomeze wireki rimo tuzabo n'ibiremo cyiza n'iduru n'ubutabara Daniel yanditse avuga ngo ababaye n'ubwenge ati muri iyi si ababaye ngo bazabagirana ku muco bisanzwe ariko bahinduye abandi gukiranuka bazakamenyera ugira abantu inama zimeze gute ngira nitembea naye mukozi tembea tugendana na Yesu twamusengera yagiye Samariyakazi ngo igihe kirageze kandi kirasohoye turasenga data amusengera ngo bakora amen kandi ngo bene nabo nibo data ashaka ko bamusenga abatarabuze biri kwavuga ngo ubwo tugose n'igice cy'abantu n'abati bagiye bakamera haleluya twiyambuye twemeye twibuke ngo murageraho aho murageraho ngo turageraho tuva amaraso mu ntambara turwana ni hatujya kugenda mu Rwanda urumva ma kugira rero n'ijuru nta kintu tuzireguza imbere y'Imana hari abakobwa nkawe bafite ubushobozi bw'ubwabo babaye intwari muri bakomeje kwibuka batafashwe na beti za satani hari ibintu muri Kinyarwanda iyo abantu bashaka guteka ikintu bashyiraho urudagara bakokeje mu mutego ukayikurura hari satani ateza abantu bakibuka ugusenga kw'abana b'Imana niyo tuganisha nshuti yanjye nawe mwene data umanisha urugendo sinzarengwa iby'amaso yanjye atarareba iby'amatwi yanjye atariyumva sinzananirwa Yesu yaravuze ngo mutinye mwamuvundi muto kuko se mukinda tuzakorera Yesu amaboko yawe murekere hejuru murekere hejuru tuzashima Imana mvuze impundu haleluya haleluya zaramura amaboko y'ikazuma haleluya Yesu akiza urumuri rw'imuye imbere yacu ngo twibuke reka gusoza abakobwa beza bitambaraga bari barize ubwari bwabo abo wari uzi nabo utamenye ingoma gusiba abakobwa bitenda bari imitima ariko zabo abo wari uzi nabo utamenye
oya nijye uyoboye abasore bazaga bitonda babandi beza ibigenda abo ari ikindi gice cy'ibiyunguru kuba ngo sinajya muri stade kureba umupira sinabihawe cyane ariko nagiye rimwe najyanye n'ikipe y'abanyamahanga bari ntahamwe ivuga ubutumwa basemurira gerayo ariko njyewe n'ibintu nabyerekeye ubazanye ikintu bita ngo ni vare hari ibintu byose byo kuri iyi si iyo bije tubyigiramo uranyumva bajya bari mu mupira w'amaguru bakawubona hari ikintu bazanye bita video assistant referee ngo ni video ifasha umusifuzi kumenya ikosa ryayo bakabwira umuntu ngo wakoresheje wowe ahangaha wibeshye wakoze umupira ari no kuwukora sinigeze nyamara umupira wa umusifuzi agahagarika umupira gato akajya kuri video assistant referee yahagera akagaruka kuvuga ati mutere penalty ndaseta ariko birababaje hari umuntu uri kutubwiriza ngo y'ubu ngo satani yamuteye penalty arayifata ngo ntiyayiye ngo satani yateye y'ubu penalty ngo y'ubu arayifata ibi ibitero byose bya satani biba tugomba kubisengera kure ntabwo twirwanaho gusa turasenya tunavunja ngome za shetani twagombye kubaho satani yikanga satani satani apana gusa kurwana n'irari uriyihana ku wa gatatu nuko wagombye kuba uri umuntu utambuka isi kumva ko wakandariye nta muntu unyumvise bavuge ngo amen akitandukanya n'ibi batunganye azana igikoresho cy'icyubahiro cyatunganyirizwa imirimo myiza gusa kibagabaga abandi ko baribuka haleluya hari abakobwa Yesu yakoze muri Matayo bigeze kuryama bari kisiganwa babyuka igihe cyo gutanga igikombe kigeze amuka wewe usinziaye uve muri bitotsi byawe niki waziritse niki kintu waziritse agakiza uyahe niki satani yashyize imbere yawe cyane niki satani yateze ufata ibyo wari ufite byose by'igiciro urabimanika niki Yesu ajya habana amahirwe yo gusubira mu izina Imana ifasha abantu gusubira mu isiganwa amagare y'isiganwa yatobotse ibibazo byarabaye Imana izi gukora ibintu bikemera haleluya mujya mwibuka ko Yesu yakoze mujya mubyibuka we are not here just for singing praising n'ibindi ntabwo tubereye hano gusa guhimbaza n'ibindi dutegereje Yesu haleluya kandi aramutse atazaza ntacyo byaba bimaze kwizera ariko azaza haleluya Yesu azagira ate hazaba umunsi tuzovaho intambara harabagira Yesu azaza mu bwiza bwe bwose azirimo
nkundira ko Imana yavuze ngo Yesu naza azaduhamagara n'ibirenga, ariko kuko Yesu ajya kugira ngo ubugingo nuko rizaba rirenga cyane, hazumva abapfuye mu mbaraga bariko ndabifuza kuzajya ku ijuru, ndabifuza kuza soza iherezo. Bategereje ifirimbi ya nyuma, ntabwoba Yesu yaranesheje. Haleluya. Abandi bageze kure kwiruka, urumva ma urumva muko abandi bakobwa bageze kure kwiruka, bibaremera ko bariruka. Urumva abadamu muri hano, abandi bagore bageze kure kwiruka batari biruka. Are you running? Muri kana? Ndabisa ko turi misiga kandi nguri kora yirinda muri byose, yirinda muri mu kibuga abahabwa ikarita z'imituku bakaba batemerewe kuzakira imikino izakurikira. hari umugabo wo muri Kongo w'imitorero yasereza muri Kongo witwa Mutyoko, umusapfa ariko Mana tugere mu byo tuzabona intwari z'Imana, tuzabona n'Imana yawe. Twari turimo kwaza kuvuga ngo waba wararuhiki, waba wararuhiki, urya munsi utabonye Yesu. Izo zari zacuye igihe, c'est comme si ce genre de chant zari zacuye. Uwo mugabo yari umupasiteri w'itorero neza, baramubwira ayarangwa, urumva gute? Unasikia namna gani? Tuni Kiswahili cha Kongo, unasikia namna? Aravuga ngo sina deni na mtu, sina deni ya Mungu, mbingu ni nchi ava mu mwuka. Aravuga ngo nta deni ngirana n'umuntu, ntabyo ngirana n'Imana. Ngo ijuru n'igihugu cyanjye arakika. Imana yaratwemeye ku rukundo rwayo gusa, twari kwiriye, twari tubereye. Muhaguruke dusenge. Semana, semana, roho yangu. Mama ngabiriwe, iyi muka yaje idukora bitije, ndakora uko tubikora, sibyo mukekawa. Semana, semana, roho yangu. Semana, nta yindi gitari ishaka, nisefetize na roho yangu. Vugana n'umutima wanjye, uretse ibyo ngibyo. Vugana n'umutima wanjye. Hari uburyo bw'Yesu ngo fata ukuboko kwanje ungendeshe, tuyanongeza heza, sinagira mpongera ntagufite amahusha. Tubwira abantu bose ngo bibuke, wabwira abadatoka Yesaya yaravuze ngo bategereze Uwiteka. Haleluya. Bazasubizwamo intege nshya, bazagenda ntibazananirwa.
abasore b'imigenda bazagenda bananirwe bacogo ariko bategereza Uwiteka bazagenda ntibazananirwa baseruka ntibazaba. Ninde muntu washimye? Ninde muntu washimye amavuta mu buzima? Atambuke hano ntambuke guhari aza ahangaha apfukame gusa. Ninde muntu waguye kava mu byizero wakoze apfukame? Ninde muntu wasubiye inyuma nubwo abantu batabimenye koze hano tumusebe? Hari ubundi bagira ati muze suka amavuta mesha temba kumuzure morena kumweziki amavuta itabaza batongera bamucagusenge ngo batambuke uje morena ugusaza kuzambone kure mwami wanje tuzoja. Gehazi yaratangiye gutozwa kuzura abapfuye gushoboka muri sena n'ubugingo bw'inkoni yatubwiye yuko se kumwana wapfuye yasuke aho niho yarageze akunda ibyiki arahomba akandi yambutse inyanja itukura bamunyahinyaje icikamo bamunyahinye y'umuriro barya ibyo kurya yomiziro nukuri kose turenda gusoza urugendo rwo muri iyi yakurwa mana yacu we mana y'imbaraga mana y'agakiza kacu mutamuti mbwira hafi bashumba rusenge iwacu heza tuzagerayo iwacu heza tuzabona amahoro iwacu heza tuzabona Yesu iwacu heza. Maze kubona hari muzicyo bita VIP murayizi cyangwa mujya muyumva bavuga gusa ngo VIP bivuga very important person barebe vuga muri ba VIP ushaka kuvuga hose kneel down there nawe kwa hose ushobora turi imbere dusengera kandi dusengera ngo bigenze Yesu katukamira Imana tukamira Imana hanyuma dusenga Imana tukamira Imana dusenga Imana kandi icyifuzo ni kimwe ubwira Imana Imana uduhe imbaraga tuzasoza urugendo amahoro tuzaba mu bwiza bwawe ababishobora turapfukama dusenga Imana ndetse utabishoboye runaka yiziho n'umutima we ndetse n'Imana ye ariko ubundi mureke gukamira Imana tuvuge ngo Mana urugendo rwacu turishinganishije mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti turamushimiye kuvuganye natwe turamushimiye kuvuganye na bene data na bashiki bawe hariya warababonye kandi mubiziranyeho yuko bataye urugendo baguye mu nzira ariko niwo ubyutse abaguye turamushimiye nubwo umwanzi yaragambiriye kubikira mu rugendo akabikira nzira ari ku ijwi ryawe ryongeye gusubizamo imbaraga bene data na bashiki bacu babarira buri wese upfukamye ahangaha imbere yawe babarira buri wese wimenyeho ko yaguye
umeze umutungane. Kandi bene data n'abashiki bapfukamye bo icyifuzo ni kimwe, turasabye kugira ngo wese, buri muntu uwo ari we wese uri aha ngaha muri rino teraniro, kandi umwuka w'Imana atange imbaraga, atange ubugingo buzima, kugira ngo ubuzaza ubugingo bwacu buzumve Imana. Turabushinganishije mu izina rya Yesu, nibuhishanwe na Kristo vuba, ubwo Kristo uzerekanwa tuzahereko twerekana nawe turi mu bwiza bwawe butagira akagero. Ushimwe uhabwe icyubahiro, tubisabye gutyo twizeye dushima mu izina rya Yesu, amen amen. Mwebwe mwabanje pfukama aha ngaha, reka dusabe mukurikire uriya mugabo Kamanzi, hanyuma dusabe Justine munyure hariya. abasanzwe basubiye inyuma, n'abihana bwa mbere bari bonyuma, abasubiye n'abihana bwa mbere ari mu munyura baguye, n'abihanye bwa mbere. Nawe haleluya. Reka dusenge kwa kabiri muhaguruke. Nishike mkono wangu, nishike mkono, nishike mkono wangu, nishike mkono. Haleluya. Yesu akora abantu banyereka, akabashira ahantu hakomeye ku rutare tukahikomeza. Ahantu bari kuri Pante Crisante, abantu bari ahantu banyerera bakagwa. Tuzamure twese mu bose. Mana turagushimiye ko wera. Tugushimiye ko wishimiye kuduha. Itorero ryawe duhagaze imbere yawe, tuguhungiye ngo dufate amaboko utwirukanka. Leke kotari ya zangana kondere. Ma udukura mu mwanya twinjize muri imbaraga nyinshi, udukura mu ntege nke utwinjirize mu buzima busabana nawe, udukure mu mwanya udushire mu buzima bwiza, udushire mu buzima bwiza. Abahungu n'abakobwa, abagore n'abagabo, abana n'abatoya, uwasubiye inyuma agaruke, uwakoze icyaha umubabarire ariko ntazongere. Twese dusubire mu irushanwa, twiruke tutareba inyuma, twiruke. Mana ntudusige twenyine, gusa tuwacu wakorera imbaraga z'Imana, imbaraga z'umwuka. Turagushimiye kuri ibi bizima byacu. komera Imana amashyi menshi. Umunsi tuzubaho impanda, arabagirira ijuru ryose, Yesu azaza mu bwiza bwe bwose, azigirwa urukundo rwatumye apfira, ibyaha byanjye bihamanurwa, azarazuka wamuze maze agaruka, nzamushimira ibyo. Amen. Tugiye gukora umurimo w'Imana dutanga kimwe mu icumi n'amaturo. Imana y'umugisha ushumba James, tumutegurira Imana y'umugisha. Buri wese ugiye gutanga kimwe mu icumi n'amaturo.
turakwibutse umwami wacu Yesu Kristo dushimye tumaze kuvugana natwe gatunganya imitima. Haleluya. Dufite muri uyu mwanya mwiza no gutanga umwami Yesu Kristo amaturo n'imicumi ibyo wahaye abasazi bawe. Haleluya. Twese mu mutima ngo akore ahuje nawe ukomeye tumusabye umugisha mu izina rya Yesu Kristo tukavuga muri ngeragereshe murakomeza bakujura umugisha ukabonaho ubwiza ubwiza bw'ejo reka dukorere Imana kandi tubitse ntacyo twabona twaha Imana ariko ni ikimenyetso kivuga ngo twarakumenye ubumana cyacu ni itegeko ry'Imana. Amaturo nabyo ni ibyo dusabwa n'Imana tumukunze gushima Imana tugiye gutanga amaturo asanzwe ndetse hamwe n'icyacu Imana izavuga. Ariyo mpamvu dukwiriye nanone no kubitsa mu bwami bw'Imana aho ingesi n'inyenzi zitagera, abajura ntibabwibe. Mujye mubyibuka nyamuneka, mujye mubyibuka. Nari ndi hariya nsoma ka mesaje ndavuga ntuzi ko twese burya tuzapfa. Perezida w'umushinga wa Gatenga yatashye ariko intwari pe ni perezida w'umushinga wa Compassion. Rwose umukristo utagira uburiganya mu myaka twabanye ibiri isaga y'umushinga ibihamya mwami wanjye ntabwo twibeshye. Ufite ibihamya mwami
ntabwo twibeshye dufite ibihamya mwami wanjye ntabwo twibeshye amahoro turayafite ibyishimo byo mu mwuka kandi azaduha n'ubugingo amahoro turayafite n'ibyishimo bihoraho kandi azaduha n'ubugingo amahoro turayafite n'ibyishimo by'umwuka kandi azaduha n'ubugingo amahoro turayafite n'ibyishimo by'umwuka kandi azaduha n'ubugingo ineza yawe Mana irahambaye twarayibonye 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 amahoro turayafite ibyishimo byo mu mwuka kandi azaduha n'ubugingo murakoze cyane tubagezeho amatangazo batariho nubwo umwami wacu Yesu urukundo rw'Imana ufashwa n'umwuka wera bibane na buri wese uhereye none ukageza iteka ryose amen imana ibaha umugisha inama mpuzabikorwa gusenga everyday gusenga buri munsi nusenga uzanesha nunanigwa gusenga uzaneshwa senga